hanyuma indi nkuru twabonye ko seki yasabiye ripo gucibwa amande ya miliyari 1.9. ni amafaranga menshi asatira miliyari 2 z'amadolari. iyi saga ya ripo na seki muyibona mute? ese izarangiza seki? ese izarangira bite? nayahe mahirwe mubona muri XRP mu gihe ripo yabitsinze US Securities and Exchange Commission? wenda Rafael si yadufasha ko amakuru ya ripo nzika bayafite cyane, ataba ari hafi n'undi akatwunganira. Rafael wazamutse tubwire ripo ubundi urayibona te iriya conflict ya ripo na SEC bimaze igihe twe tuzi ngo byararangiye, urabibona ute? Settlement hagati ya ripo and the US Security Exchange Commission imaze n'urubanza rugiye kumara imyaka 4. n'urubanza muri makeya niba warakurikiye niba ukunda gukurikirana problème ziri muri bibazo bya cryptocurrencies n'imyaka 4 irashize muri makeya US Security Exchange ishyize ikirego kuri ripo ko yagurishije tokens kuba kuri batabihereye uburenganzira, bazigurisha kuri institutions and retails. and nyuma ikindi nabwo SEC nabwo ikavuga yuko crypto XRP atari security, ari security, aho kuba muri make yadekaraga ko itagombye kuba yidentify as a crypto, ahubwo ni security. Ikintu cyose kiri security muri investment ni company. Urabona zahabu na diamant cyangwa silver si ibintu ushobora kugira gutya ngo ukore, ni ibintu, ni umutungo uburi aho iri hose iri limited, sibyo? aho iri hose iri printed iri limited, ku buryo ibyo bikayidentify nk'ahari ari what the heck is that? ari ndi kubura ikinyarwanda cyiza cyo kuyidentifyamo neza, ariko ndamutse nshubije neza ikibazo nko warumbajije. And kugira ngo tubone settlement hagati ya crypto ya ntuza ya US Security Exchange and na ripo, turagomba kubanza tukumva ni ubundi US Security Exchange ni impamvu ki yareze kubera iki yareze ripo. Urebye industry nshyashya, urebye usomye white paper za ripo, niyo cryptocurrency iri kugerageza gusolvinga ikibazo gikomeye, uri kumva, kandi wibuke neza ko gukorera amafaranga muri iri soko no gukemura ikibazo. So ripo bakomeje kuvuga ko bafite technology yo kumuvinga amafaranga ku isi hose nkuko information movinga. Ripo kandi igaragaje ko niba dutuye muri age ya information, birakwiye ko twagombye kuba tumuvinga value nkuko information moving, which makes a lot of sense to me. So bakaba rero bamaze imyaka isaga 15 bari ku developer technology ishobora gusimbura Swift. Niba uri famille ya Swift, urabizi neza ko iyo ugiye kohereza amafaranga kuri XYZ cyangwa se uyakora kuri A ajya kuri B, rimwe na rimwe ukeneye umumiddleman ni umubanker, ni wowe ufite amafaranga muri bank, ukeneye bank n'ugiye kwishyura. So umubanker agufitiye amafaranga yawe kugira ngo ayatransfere ku ushaka kwishyura, n'urugendo ushaka kwishyura nashaka kwishyura kandi Murisa, sibyo? Ariko kugira nishyure Murisa nkeneye amafite amafaranga kuri bank. So ugomba kujya kuri bank ukagera ukababwira ko ushaka kwishyura ari amafaranga, rimwe na rimwe utonda umurongo, rimwe na rimwe ugasanga nta network bafite, rimwe na rimwe bakanaguca n'amafaranga y'umurengera arenze ayo umva wakabishye kugira batanga amafaranga yawe. None uri rero ya develop system yo kwishyurana amafaranga ku giciro cy'amasantime, ku buryo ushobora guhereza miliyoni 2 z'amadolari ukishyura
kuri miliyoni 2 z'amadolari wishyuye uyakura kuri banki yawe uyajyana kuri Maurice udakeneye banki kibyinjiramo. Icya kabiri bigatwara instant y'umunota mbere yuko umunota ushira amafaranga bageze ko wagiye, kandi nto ukishyura intere y'amafaranga make intuza ikiguzi cya serivisi. Kuri miliyoni 2 z'amadolari n'urugero ushobora kwishyura amadolari 500 yonyine. That is crazy. Iyo technology icyo ripo kimara announcing amabanki akomeye cyane nka JP Morgan Chase and the Bank of New York, aya mabanki yose aba big dogs ba readinga no mabanki cyabaye kikango ko industry yabo nyuma y'imyaka magana nibwo twari tubonye banki igiye kuba disrupted. Disrupting technology, wibuke neza ko disrupting technology ni igihe habonetse technology ikuraho yari iriho uri kumva hakaza yindi yirenze. Icyo gihe niba ari ngiye wayungukiragamo, icyo gihe urabunkuye ku biryo. Noneho rero urumva cyabaye kikango gikomeye cyane kuri aya mabanki manini, ari nayo participa mu bintu byinshi mubona ngaha ku isi, mubona yaba intambara, yaba investment, yaba banki nizo zikereye ntuza lore ni muri ibyo ngibyo. So uyu munsi Ripple izana technology yo kudisruptinga abahungu banene nk'aba ngaba. Birumvikana ko mu by'ukuri Ripple yari declare intambara kuri aba banka. Uru rubanza rero rwabaye urubanza ruteye isoni, kuko Ripple yagiye ibona lisanse nyinshi ku isi hose, nko mu Barabu, mu Bushinwa zo gukorera muri icyo gihugu, Brazil. Sinzi niba warasuye website ya Ripple ngo urebe umubare w'amabanki bamaze kwemera gukorana nabo. Buri banki yose yabamaze kubona ko iyi technology barayikeneye, kuko buri wese akeneye ukuntu yatanga serivisi ku kiguzi cya gitoya kugira ngo yatange abakiriya benshi. So Ripple rero uko igerageje yagiye ibona ubwinshi bw'amabanki akeneye gukorana nabo, ariko donc Swift, JP Morgan Chase, West Fargo, Bank of New York, zira banki zagerageje kwirundira hamwe ziragenda zikoresha ino institute ya leta mu rwego rwo kuweponizinga, bayikoresha nk'intwaro yo kugira ngo basubize technology hasi, kuko babonaga ko batari tayari kuba disrupted. Mu by'ukuri ni intambara yatwaye imyaka 4. Njye nagiye nkurikirana urubanza kuva rugitangira kuva rurangira, kuko I was very bullish, optimistic kuri XRP and the Ripple mu bikorwa byabo at all. So no muri New York nagiye muri party yo gucelebra abantu munese holdings XRP. You may know ko twagize habaye ibirori muri New York kugira ngo tumenyane, kuko twe tumaze imyaka 4 tutazi what's going to happen. Icyo gihe judge yaramaze kudekarara ko mu by'ukuri XRP atari security, uri kumva, atari security, ko ahubwo icyaha bakoze ari ukugurisha XRP kuri institutions, kandi batari kubera ko hari indi step bagomba gutera before ko bemerera kugurisha institutions. So ubu rero ejo bundi urumva ko icyo nicyo cyaha kihama XRP. Ejo bundi rero noneho rero wibuke neza ko US Security Exchange nibo baregulating, nibo basifuza ibiri soko, kuko buri soko ryose rigira amabwiriza n'amategeko arigenga. Bara nibo bashyira amabwiriza n'amategeko, akaba nibo barize Ripple yuko bajyanye Ripple ku isoko mu by'ukuri ari security, itagomba kuba yaragurishijwe retails and institutions. So ubwo rero kino cyaha gihama kiduhama cyuko Ripple yagurishije XRP to the institutions, iki nicyo cyaha tugomba guhanirwa. So ubwo rero Brad Garlinghouse niwe CEO wa XRP, mu buryo bwa information ziri interne afite, avuga yuko ejo bundi yaratwikinze, avuga yuko atekereza afite amakuru neza ko ntuza US Security Exchange bari kugerageza gukora kuba fininga fine hari bwo n'iki gutanga na amande. Okay, kuba gutanga amande ya billion 2 z'amadolari. That's a shit load of money. Billion 2 z'amadolari. So ari n'amafaranga no kugira ngo I think ha banki hari banki buri hano nko muri Etazo, hari banki ziri mu Burayi zidafite icyo gishoro muri banki reserve, kugira ngo bitwe banki bari ku isoko batafite icyo gishoro nk'banki. Bizonga n'amafaranga ushobora
ushobora ayo n'amafaranga ushobora kuza ugahita ugura ibikorwa hafi ya banki zose ya banki nkuru y'igihugu ya ntuza banki nini hara mu gihugu cya Kenya n'urugero cyangwa banki nkuru y'igihugu cya Kenya. Ntabwo nzi ingengo y'imari y'igihugu cya Kenya iko ningana, but I don't believe ikigera muri billion 2 z'amadolari. Ntabwo nzi ingengo y'imari y'igihugu nka Egiputa, ariko wera ni nkaho ngaho karako bafite igisirikare gikonsoma cyane, bo umva ko nta mafaranga atagira ukuntu angana. So mu by'ukuri ntago hari byinshi bitari kuvugaho rumwe, bo ariko turahamya tudashidikanya ko amategeko ari ku ruhande rwacu. Ibiriya US Security Exchange bashaka kudropingaho kwishyura billion 2 z'amadolari, ibirashobora kudropinga igiciro cya XRP kikamanuka bitewe nuko they are gonna have to be a way to selling. Ariko nashidikanya ko hazabaho kwanga no kugerageza kugaragaza ko mu by'ukuri icyo kiguzi ari ugukura repo muri business, aho kugira ngo ko ntago ari uguhana, ndetse kiraba kibaye n'igihano cya mbere kiremereye mu mateka y'ubucuruzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta yindi banki, nta yindi ntuzageze kure. Wareba icyaha cyabayeho, wareba n'igihano fashe, birakwereka ko ni kwa kundi ufata inyundo ukayicisha akantu gatoya urushishi tivwa, kandi ntago ari ngombwa just ko wabaye panic. Ukuri nuko rero izi nyuma magambo nuko iyi technology irahanga kugumana natwe, and uri muntu wese ubona ibintu ukunda ku predicting ejo ko azaba hameze bitewe na industry urimo. I think biroroshye cyane kubona aho twari turi, aho turi kugana, urebye impinduka zimaze kubaho, urebye AI, blockchain, utubona ko technology yose, industry yose ni question gusa y'igihe, kandi ntago bikiri imyaka iziraza kuba disrupted by new technology. Bo kugira ntabasha gutina ijambo ira navuza kongera goroka. I don't think ko namasubije neza ikibazo nkuko wari kimbajije Jalik.